n'ubundi tubahaye ikaze muri za gahunda zacu, ndetse muri runo ruhererekane rw'ibiganiro turi gukora twise Medikarima, tugenda tureba ibyo biganiro bivuze iki, bizatugeza kuki. Mabizi ibyo twihebeye bigendana n'ibintu by'umwimerere, tugenda twunganirana rero tureba icyo bishobora kudufasha. Ikiganiro cy'uyu munsi rero, iyi episode tugiye kureba icyo ibi twise Medikarima, iyi initiative ya Medikarima, ndetse ikaba ifashitiye n'ubundi kuri alimentation. Iyi Medikarima ihuriyeho none na za gahunda zisanzwe ibiboneye health program, ziza gahunda uko ari 16 ni izihe zifite aho zihuriye na Medikarima. Reka rero tubabwire inshuti bavandimwe, aho tuvuga ko ubuzima bwihuza nyine n'ibisubizo birambye. Uyu munsi turishingiye kubagezaho gahunda ya Medikarima, uburyo iki gikorwa cyihuza kandi kigashyigikira za gahunda z'ibiboneye. Ubu ntamutse yitegereje neza, mu biboneye twemera ko gukoresha imbaraga za kamere mu guteza imbere ubuzima, mu bukungu no guteza imbere ibidukikije. Gahunda ya Medikarima tubona nayo iherereye ku nkingi y'iyi ntego. Uyu munsi tugiye kubagezaho uko Medikarima ihuza na gahunda zimwe na zimwe z'ingenzi ziboneye. Icyambere turebe kuri gahunda y'ibiboneye health juice. Ibiboneye health juice, gahunda ya Medikarima yahakora iki? Medikarima murabyumva tuba tuvuga ibiribwa mparya ariko bikaza gusoza bimubereye nk'umuti. Health juice, aho dushyira imbere ibyiza by'imbuto n'imboga zera mu gihugu, Medikarima ifasha guhuza ibyo byiza mu buryo bwo guteza imbere ubuzima binyuze mu gushyigikira ikoreshwa ry'imbuto n'imboga zaha mu gihugu. Turashaka guteza imbere ubuzima bwiza no gushyigikira abahinzi bo mu Rwanda. Turabizi ko muri iyi health juice, iyi gahunda ya health juice igiramo icyo twita kill detoxification. Ni za mboga n'imbuto dukoresha ariko zakwinjira mu mubiri zikaba zishobora kudetoxify cyangwa se gukura imyanda mu mubiri. Ubundi tunazita boisson homemade, ibinyobwa bivura, ibinyobwa muti. Urumva rero iyi gahunda ya Medikarima ishyigikira neza cyane na ya gahunda yo muri 16 yitwa ibiboneye health juice. Kuri gahunda y'ibiboneye health juice dufasha abantu nyine gukoresha neza izi mbuto n'imboga. Medikarima irahuza neza n'iyi gahunda, ivuga ko ibiribwa byiza birimo imbuto n'imboga zifasha mu gukumira no kuvura indwara ndetse n'ibibazo bifata ubuzima. Hari kandi indi gahunda y'agatangaza tuzanagira, ntiturayikoraho ngo tuyikoreho yose tuyinonosore, twita ibiboneye complementary therapies. Ibiboneye complementary therapies ni gahunda y'agatangaza kuko ni nayo irimo byinshi cyangwa se byose bifite aho bihuriye natwe ubwacu. Ari n'igikoma ndi kuvuga giye ubwanjye, ko mfite iyi expertise yo byerekeranye n'uburyo bw'ubuvuzi bwunganirana n'ubundi, irenga imyaka 15, kugurisha ibiribwa, kugurisha ibimera, kumenya ko za massage zavura, kumenya ko reflexology ivura, ndetse n'ubundi buvuzi
nko kumenya neza uko abashinwa bavura acupuncture, uko abahinde bavura bakoresheje ibyo twita Ayurvedic medicine. Iyo mbumbe y'ubumenyi yose rero yatumye dushyiraho iyi gahunda imwe muri zindi 16 yita iboneye complementary therapies, kandi tukifuza ko abantu bagira rwose bagira ubumenyi bamenya kuri izi za gahunda no kuri buno buryo bw'ubuvuzi. Muri gahunda y'iboneye complementary therapies rero duhuza ubuvuzi bw'ibiribwa, ubuvuzi bw'ibimera, kuvurisha amazi n'amavuta yo mu bwoko mavuta nka twita essential oil. Medikarima irahuza n'iyi gahunda iboneye complementary therapies, kuko muri complementary therapies harimo ishami ryo kuvurisha ibiribwa cyangwa se dietotherapy. Rero yaba salade cyangwa se icyayi ariko cyakoreshejwe ibyatsi, Medikarima ituma abantu basobanukirwa neza ko ibiribwa ari ubuvuzi. Witegereje neza ugasa n'ubushyize mu mwanya cyangwa se muri iyo si y'abantu bari gutegura amafunguro bakoresha ibirungo, bakoresha ibintu biva mu busitani ako kanya, bakora ibyayi bashyiramo ubuki, burya biriya iyo byongeyeho guideline, byongeyeho ubumenyi, biba ari ishami rya complementary therapies. Mu Biboneye Research and Training Center, Biboneye Research and Training Center cyaza ubwenge duhugurane. Ahangaha hari byinshi, hari za gahunda nyinshi ndetse na za porogaramu zikomeye tumaze iminsi tuvugaho naho turazigera zifatiye kuri iyi Biboneye Research and Training Center. Turimo gukora ubushakashatsi rero ku ngaruka z'ubuvuzi z'ibiribwa bimwe na bimwe byo mu Rwanda ndetse n'ibindi bidakomoka. Medikarima ifasha iyi gahunda, aho umusaruro w'ubushakashatsi tuba dukora usanga ari ibintu byiza, tugaha abantu ubumenyi bwo gukoresha imbaraga za kamere mu kugabanya no gukiza indwara. Cyakora Ibiboneye Research and Training Center iba mu zindi gahunda nyinshi nk'imbonezamuryango, umurage wa nyimiravumba, agaseke k'amabanga y'ubuzima. Mbese iyi Ibiboneye Research and Training Center ni base ni package nini irimo ibintu byiza byinshi. Niyo mpamvu dukomeye turarika abantu bakuru, abato, abize, abatarize, ni muze twegerane dufatanye muri izi za gahunda. Rwose harimo ibintu by'ingenzi. Ubushakashatsi bwacu bwerekana ko mu buryo ibiribwa bimwe na bimwe bigira uruhare mu gukumira, guhangana no gukingira indwara. Medikarima ituma ibyo twamenye bigera kuri buri wese, izanye mu mahugurwa, ibikorwa by'ubukangurambaga ndetse no gukwirakwiza ubumenyi. Nkureba abantu bitabira amahugurwa, bategura amafunguro, kandi rwose baganira mu matsinda, basesengura ubushakashatsi. Ibyo Medikarima nibyo yunganiranaho n'Ibiboneye Research and Training Center. Guhuza ubumenyi bw'abakurambere n'ubushakashatsi bugezweho, gahunda ya Medikarima irimo gukora impinduka mu rwego rw'ubuzima kandi izakora byinshi. Dukomeze twese rero mu Biboneye Health Programs, aho ubuzima kamere n'ubumenyi bihurira. Gahunda ya Medikarima ituma dufata ibyiza byo muri kamere nk'ubuvuzi no kuzuza ibyo dusaba kugira ngo tugire ubuzima bwiza mu ngo zacu n'imiryango yacu. Biboneye Health Programs ibyayo rwose bigendana no gushyigikira ibintu kamere, abantu bagakomeza bagashyigikirana, tugakomeza kwita ku bidukikije kandi tugakomeza gufatanya. N'ubundi rero ndacyababwira ngo reba aho ngaho handitse subscribe, niba utarabikoze ubikore, bakande no kunzogera kugira ngo ikiganiro cyo gisohoka ujye uhita ukibona. Reba kandi nanone niba warabikoze, uwabikoze najye kuri like, kandi like, duhe comment, dukomeze tugende dufatanya
ikiganiro kandi wanacyoherereza abandi bantu nabo bakomeza bakareba, nabyo ni byiza. Hanyuma nanone mu buryo bwo gukomeza kugenda tufatanya namwe, nimusure iboneye.com. ushaka gushira amatsiko y'ibyo dukora byose, iboneye.com, ariko no gukomeza kureba izindi video zigiye ziri kuri channel yacu, naho harimo ibintu byiza. Hanyuma kandi kuri 0782 360 0782 360 wakwandika kuri WhatsApp, waduhamagara, wanyohereza ubutumwa bugufi, tugakomeza tugashyigikirana ubutaha. Nk'uko bisanzwe bigenda, uyu munsi nabwo ku isi yose abantu 25,000 barimo abana batari munsi y'ibihumbi 10 bararara bishwe n'inzara. Ibyo urimo kumva bibabaje bihagije, ariko noneho tekereza ku bindi bihumbi by'abantu badafite icyo gukora, nyamara bafite imishinga badafitiye igishoro. Tekereza ku bakoraga ubucuruzi ubu bahombye kubera ikibazo cy'ubumenyi buke. Tekereza ku bafite ubutunzi butagira ingano ariko baryamye mu bitaro kubera ubumenyi buke mu birebana n'imirire. Mu gihe urimo gutekereza ibyo byose ariko unatekereze ku bandi bantu bafite ubumenyi buhagije ku ngingo zinyuranye, biyemeje guha ubwo bumenyi abari mu bibazo nk'ibyo. Utekereze ku bigo nka Development Network, ikigo cy'ubujyanama ku mishinga n'amahugurwa agamije kongera ubumenyi n'ubushobozi, Consultancy and Capacity Building Hub. Batanga inama zishobora guhindura buri rwego rw'ubuzima, guhindura imyumvire ku ngingo runaka, imirire, ubuhinzi burambye kandi bubyara inyungu, kurengera ibidukikije n'ibindi. Niba nawe wemera ko ibintu by'umwimerere cyane cyane mu mirire ari ingenzi, umwanya wawe uri muri Development Network. Nk'ubu kuri iyo ngingo muri Development Network bafite umushinga wo guhinga ibihumyo. Bagurisha imigina yabyo kandi uwo babigurishije baramukurikirana kugira ko kumufasha mu gushaka amasoko. Bagurisha ingemwe z'ibiti by'imbuto ziribwa n'ibimera bihumura neza, kandi impuguke zabo ziragusura zigatunganya iwawe ku buryo bihatera mu buryo bw'imitako. Bakorana n'abavumvu, batanga inama ku mirire iboneye kandi bakagurisha bimwe mu biribwa nk'ifu y'igikoma igenewe abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko. Batanga amahugurwa n'ubujyanama mu gutegura imishinga no kuyiherekeza cyane cyane y'ubuhinzi n'ubworozi. Development Network ikorera ku Gisozi haruguru y'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi, imbere y'agasoko ka Ruhango. Bahamagare kuri 07 88 66 0611. Aba nibo bazi cy'ubuzima bwiza.